baragutuburiye neza mbona Sarongo kuri social media kuwa mbere n'ubaje kuwa mbere akora ibyo akora iminsi 3 uyu munsi nibwo nagarutse bitaragaruka muganga ndiko kugarura amafaranga yese ubwo ngubwo oya nyine nese kugiye kumuhara ndiko kugarura amafaranga ye nyine umuntu yatemera uramwemeza sibyo kurikira Sarongo nakubwiye mutuze ubire mu kazi rero gifata kuanga ibyo bintu bingi ni Afrimax TV online. Jina langu Jean Neponsa biyumva nizera mumeze neza aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye bigize isi by'umwihariko abakurikira Afrimax TV. Turi nanone muri aka gace k'uburasirazuba bw'u Rwanda ni mu karere ka Bugesera. Uyu munsi ni igitekerezo cyo kongera gusura muganga Sarongo. Ni undi mwanya wo kumenya niki uyu munsi ashobora kuvuga ni bande uyu munsi bahivuriza, ese ubu buvuzi uyu munsi bwaba buri ku ruhe rwego, nimba ari ubudasanzwe nabyo twabimenya, nimba ari bwa wundi nk'ubwo twari tuzi muri ya minsi nabyo ni ngombwa. Hari abantu benshi ujye usanga bashidikanya, abandi bafite ukundi kuntu babyumva, nibyo birumvikana, ariko akenshi impamvu ituma dukora tunategura ibi biganiro no kongera gusubira inyuma no kureba ubundi ubuzima, umuco, imyemerere n'imyizerere y'abanyarwanda yo hambere yari imeze ite, se n'uyu munsi yabigihari. Niyo mpamvu itugenza muri aka gace, niyo mpamvu twongera tukabigarukaho tukanabisobanura muri ubwo buryo nk'uko maze kubisobanura muri make. Reka rero nubundi dusabe karibu, hanyuma ubundi birumvikana nitwemererwa kuba twaganira nabo dushaka kuza kuhasanga, ndetse na nyirubwite bize kuba byagenda neza muri rusange. Si ubwa mbere si n'ubwa nyuma tugera aha ngaha, mwarabibonye kenshi twagiye tuhagera. Reka dusabe karibu. Muraho neza? Ni Afrimax TV, hano so bwa mbere tusanzwe tuhagenda, twe twifuje n'uyu munsi nyine kuba twabasura muri rusange, cyo kitugenza ngaha. Murakoze cyane. Ngira ngo nkuko nari maze kubikomozaho murabibona ko deja twamaze kuba twinjira ahari ivuriro. Hari abantu benshi biragaragara, nta ushobora kutagira amatsiko, nta n'ushobora kutifuza kumenya nihe impamvu itumye bari hano. Mbere yaho gato nshobora guhera kuri uyu mugabo mbona hafi yanjye nkamubaza. Muraho neza? Ndaza kwifashisha ubu buryo, ariko reka mbigenze nti. Muraho neza? Yego. Makuru. Sawa. Mwitwa bande? Amazina yacu batwita Nshimiyimana Bertrand. Nshimiyimana Bertrand, tugusanze ahangaha, byagenze bite kugira ngo uhura? Nageze hano ku mpamvu uburwayi. Twamenya yuko hano hari ivuriro gakondo, bityo ku bw'uburwayi dufite rero tugana ivuriro rya hano kugira ngo batuvure.
Okay, uburwayi ufite bumeze bute utajyanye kwa muganga ukaza hano? Kwa muganga abavuzi ba kizungu. ubundi nje ntanjye urwaye ndi kumwe na mugenzi wanjye urwaye. Uyu ni urwaye? neza. Urarwaye? Turarwaye ariko turi koroherwa. Umuntu akibakubita amaso birahita bigaragara. Mumeze mute? Turaho. Byagenze bite? Twararwaye nyine. Tujya kwa muganga mu kizungu. Birananirana. Batubwira yuko nta kintu babona mu maraso cyangwa se indwara igaragara iboneka. Hanyuma twumva ko hano kwa Sarongo bavura. Twarabibonaga ku mayi. Muganga muraho neza? Twakomanze twanahawe karibu, tugize amahirwe rero habwo yo guhita duhura namwe. Yawuzanye zagitumuza. Oya. Biriya byari ibyirya minsi ubu ngubu tuza neza ngira ngo baduhaye karibu hari. Baduhaye karibu. Ahubwo sinzi indi mpamvu bari batarababwira ariko twari twageze hano mu kanya kashize. Turaho tumeze neza. Turaho tumeze neza turakomeye nta kibazo. Oya. Namahoro ni bya bindi bisanzwe no kugira ngo twongere tuganire tunarebe uyu munsi bimeze bite ahangaha kwa muganga Sarongo. Umeze neza ariko? Turaho. Rero n'umundi ndahageze ariko abarwayi banjye so babasabye kuzanamo kamera. Nibwo nari nkihagera twari tugihabwa karibu. Ugupfa kwinjira uko wiboneye gute? Oya ntabwo ariko ntacyo buriya nabo barabizi ko umuntu arwaye ntago yishira. Narababwiye ngo hano ni nko mu rusengero. Mu rusengero bareteretse za kamera abantu bose bakishima bagakoma mu mashyi. Ariko uje akaza yubu umuntu uzawuba rero nanjye manumva ntanamuvura ko nta kintu ntabwo abazi icyo akora. Ahubwo mu minsi yashize ubwo udasanze nububa. Mu minsi yashize ubwo mperuka hano hari n'ukuntu najyaga nsanga mwambaye ndabona bidasanzwe ntabwo bisa nk'ibya kera byagenze bite? Jewe nashaka kwereka abantu ko kwambara ikanzu cyangwa kwambara umwenda cyangwa umuntu akisiga imbyiro hano utari bwo bukuvura. Imbaraga ivura ntabwo irimo kwisiga amakara. Imbaraga ivura ntabwo irimo kwisiga ingwa z'umutuku kugira ngo utere abantu ubwoba. Abajya babikomantaho ngo kuri yawe yambaye ngo buriya harimo ukundi kuntu ntako. Ibi byavuze ko hari abavurisha ubwoba? Burahari. Ngire ni nya hanyuma ubundi noneho tukabahe gutyo ubundi tuze kuganira muri ubwo buryo. Twari turimo tuvuga tuti byabaye bibiri. Hari abashobora kuba bavurisha ubwoba? Ubwo abo ngabo nibo bitwara gute muri rusange? Ugasanga umuntu yisize amarangi y'umutuku mu maso. Yambaye ikintu mu mutwe cy'inyamaswa iteye ubwoba. Abo ngabo akenshi abagira ngo akwereke ko ari izindi imbaraga afite niba ziba ziri muri ariya marangi niba ziri mu mutwe simbizi. Ubu ndi muganga ushobora kuza kukumva bavuze gutya ntiyavuga yuko ari ukubafata nabi. Ko muri twatuzo kuba muri twatuzo tumeze kwa kundi tw'ibyatsi. Ariko ntabwo bagateye. Uraza kunyemerera tu. Ibyatsi bayisobanura ibintu byinshi kuko nizo twabagamo kera mbere yuko mabataza. Zerekana umuco, zerekana ko ariho twahoze ni gakondo. Kandi gakondo ntaho wayikwepera. No kuvuga ngo rero ibi byose biza bisanga hari icyabanje kuba gakondo. Reka duse n'abakomoza rero kuri uyu munsi gihari hano ndahabona abarwayi abenshi sinzi nimba mwaganiriye nabo munatubwire baba bafite ubuhe burwayi murimo murabavura mute muri rusange? Muganga Saronga bari muri byinshi abamukeneye ni benshi iyo bibaye ngombwa nyine n'uwo mwanya turawutanga kugira ngo byose bibashe kugenda neza. Murabizi neza ko akazi kabo nako kubu buvuzi baba basabwa gukora byinshi. Niyo mpamvu twemeye nyine gutanga uyu mwanya. Nongere mbisubiremo impamvu turaha ni muri rwa rwego rwo kongera kugaruka ku muco, imyemerere ndetse n'ubuvuzi muri rusange. Nibyo bitugenza ahangaha kongera kureba uyu munsi umuntu ashobora kuba byumva ate, umuntu ashobora kuba abifata ate. No.